mwaramutse mwese. Mwaramukanya amahoro. Hanjye nka Nyirasenge wa Ishimwe Vestine mwadusabye umukobwa wacu, nta mpamvu yo kubananiza, twabishimiye cyane, umukobwa turabumuhaye. Kumbaza aho urugero rw'umwana wanjye nawe ageze mu rugero rushimishije kandi ateye imbabazi n'ubwuzu. Ndamugutuye. Arangije arambwira ngo nywa amazi nuyamara ugende. None nawe mbanje koka ngo nayo wayimpa. Ngaho igira hino mwana wanjye. Igira hino ibindi nitubona kanya nzabiganira nyuma ariko barambwiye ngo ninywa amazi ntahe. Voilà, cette boisson est cruciale. C'est avec cette boisson qu'on va demander la permission de pouvoir dire pourquoi la famille Ouedraogo est venue aujourd'hui. Si notre représentant aime la boisson, on va parler. S'il n'aime pas, je suis désolé, vous allez retourner au Burkina les mains vides. Je blague bien évidemment. Ndabafasha guseka. Ndabafasha ni yavanye igiciro cyo guseka. Wari wese hano nashaka seke biremewe. Nyikumvire. Reka nyisogongere nawe yumve. On a confiance, hein. On sait ça, ce n'est pas une boisson du maquis. Iyo twengeye muri Burkina ni utiniye kinzoga. Inzoga nakugira imana ndinde kuganira ntegase mbanze nsubire mu birindiro wamaye ubundi nkubwira impamvu yayo. Genda. Ngeze umugisha ubwo utekaniye mu nteko yawe, reka nanjye nubahiriza indangagaciro z'umuco ndaha, mpisemo kukuganirira nemye, ariko nugushimangira imwe mu ndangagaciro z'umuco w'Abanyarwanda. Murabizi igihugu umuco n'ikindi ubundi. Umunyarwanda yaravuze ngo abagira imana bagira igihugu kandi abagisangiye baba basangiye n'umuco. Abaturanyi bacu mu cyerekezo cy'amajyepfo ku nkike y'amajyepfo, ubwo ndavuga Burundi, binyuranye n'iby'Abanyarwanda. Ibyo twubashye turabihagurukira. Urugero, iyo ugeze ubutware uhagarara ku maguru abiri, nuko ukagonda ijose ukaramya ukwiye kuramya, ntago wamuramya wicaye. Izo ni zimwe mu bigaragaza ko kwema imbere y'ubusa bw'icyubahiro ari imwe mu ndangagaciro ziranga Abanyarwanda. Mazimpaka arubashywe cyo kimwe na mugenzi we. Icyubahiro mbasabwa ni ukuvuga ijambo ribakwiye nemye mpagaze imbere yawe nyakugira imana. Urakoze kuba ubinyemereye. Ndagira ngo ngushimire ko ubwo mwaringanyizaga uyu munsi mutadusaguye nk'umuryango wa Ouedraogo. Nongere ngushimire ubwo twageraga ku irembo abakumirizi batwakiriye, bakora inshingano zabo, batubaza abo turi bo, aho dukomoka n'ikitugenza. Twisobanuye, umukuru muri bo yasanze atari ubwa mbere tuje mu muryango wanyu. Yabwiye bagenzi bati nimuberereke mwugurure uyu muryango wa Ouedraogo, ni umuryango usanzwe ugenda iwacu, nta mpamvu yo kubaheza. Si ibyo gusa, batuje imbere batugeza mu ruganiriro aho baturebanye ubwuzu, uturamukanya urugwiro, ibyicaro mwaduhaye byatususurukiye, amazimano yaturyoheye,
uruvugiro muduhaye ndetse no kuba mudushimiye ituro ry'urusabiro, ibyo ni iby'agaciro kuri twe. Reka nsabe abari kumwe nanjye banteze ibiganza dushimire uriya muryango. On applaudit en guise de remerciement pour la permission qui nous a été donnée de bien vouloir statuer la raison de notre venue aujourd'hui. Alors, on est tout oui, on écoute. Mubyeyi hindisha, natangiye nkubwira ngo ikiranga inzoga irabanza ikavikwa, ariko ikavikurwa n'ijambo. Harageze rero ngo nkugezeho ijambo ribanda umutima w'umuryango w'inshuti yanyu Ouedraogo, agira ngo abagezeho, hanyuma tubagirireho umugisha, mudutega amatwi, kandi amaboko azaguha uyabona mwiramukanye. Njye uhagaze imbere yanyu nitwa Karasira Gerard, ndi intumwa y'umuryango. Si ubwa mbere nje iwanyu, ndahiye nkomeje ko atari n'ubwa nyuma. Ubwo naje bwa mbere, naje nikoreye kandi mperekeje n'ubutumwa bw'umuryango. Nari nazanywe no kunoza umubano uranga imiryango yombi, uwa Mazimpaka n'uwa Ouedraogo. Maze kubatura ituro ryari ryagenewe uwo munsi, umwanya mwarawumpaye mbabwira ikingenza. Icyatugenzaga icyo gihe rero kwari ukugira ngo mutwugururire irembo twinjize inka mu zindi. Ntago mwadutindiye, mumaze kubitwemerera rero twagaragaje ko ikituraje ishinga ari uko mwatwemerera irembo ryinjira inka rigasohoka abageni. Hindisha we, ndakumva nshuti yanjye. Ibutambye haragahama iwanyu. Yego, dore ngaya maturo y'umuryango wa Ouedraogo. ngaya maturo urabona mudusabire ku Mana, tubabere nimuduha, muduhe tuhindutse abere, Imana ibahe umugisha. Murakarama. dusubirayo nkubwire ijambo rimwe mbone nkike mu byicaro. Karasira we. Karame. Uwo munyamakuru reka abanza nkenguruka. Nushaka kujya umbwira ngo ndakabyara kuramanze ho byageze Mugabe. Ntiwabonye ukuntu yajyaga asinzira muri stade. Aha. Ubwo Mugabe ni uramukiwe naho sose biyonga. Reka tuce make duca amamera. Yego. Uzanye ituro. Ntabwo dutatira igihango, ariko hari umugabo yagiye gusaba umugeni nk'uko uri gusaba umugeni, agejeje hagati yumva amashyi y'urufaya menshi. wasabwaga nkanjye arabwira ati ayo mashyi yose, ayo mashyi numva nayiki kandi ko ntarabaho umugeni. Nukunda ati iyo bafite icyizere bakoma mu mashyi kubera baba bazi ko bari bugabane. Igihe kigeze aragabana, maze kugabana byose birangije n'imisango bahumuje batashye bageze ku irembo, ati niko yemwe mwabagahungwe, arya amashyi numvaga y'urufaya angana kwa kundi mwayakomeraga iki, kuko we ntiyamenye ibyabaye. Uko rero muzehe burya apere yari yinjije icya gatatu. Mwaramutse mwese. Mwaramukanye amahoro. Hanjye nka nyirasenge wa Ishimwe Vestine, mwadusabye umukobwa wacu, nta mpamvu yo kubananiza, twabishimiye cyane, umukobwa turabumuhaye. Au cas où vous n'auriez pas compris, elle a dit pas besoin de vous
de vous fatiguer, on va vous dire absolument oui. Alors vous avez la bénédiction de l'attente. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois? Ceci étant dit, on doit encore un peu discuter de quelques petits détails, mais tout va dans le bon sens. kumbaza aho urugero rw'umwana wanjye nawe ageze mu rugero rushimishije kandi ateye imbabazi n'ubwuzu. Ndamugutuye. numvaga ndi buguha agakoni kawe ugataha bakaguherekeza, none se wazanye nawe? Biragatsindwa Bakaguherekeza, none se wazanye nawe? biragatsindwa. Ukureba hano imbere hari n'umwe ufite umusatsi utera, ntago nazana n'abana, nazanye n'abakuru, ariko nzi neza ko ari hafi.